imigabane yose uyinyandikeho. Ko ntacyo azansigira kuko ntacyo azaba afite. Katsindaje. Aramutse. Sirimo turakora iki hano mu gikoni? Sindabwo nshaka narize ndiba gato. Katsindaje. Umukozi mwiza cyane. Nakoze mabusha. Katsindaje. Igari igihe umuntu aba ashaka umuntu aganiriza kandi yizeye. Ushatse kuvuga iki mabusha? Ese nkubaze. Ejo turi inyuma y'urugo. Turi hara muri kare. Twaganiraga warabyumvishije. Sije ko nambishe nyine ko mufitanye ikibazo na boss, ariko ibyo migambi mufite byo n'imigambi. Oya nta by'imigambi, ariko hari n'ikintu wumvishije wambwiye nta kibazo. Ntabwo nagira nabi umuntu umbwiza ukuri. Ikindi kintu nigeze numva. Okay. Nibyo ibibazo by'abashakanye ntabwo bireba umukozi. Uretse ko wote n'umukozi gusa uri n'umwizerwa mu rugo. Sibyo? Nakoze mabusha. Dufite inzozi zo kuzabaho neza, none turi kurwanira amafaranga n'ubuzima. Latifa, uri gukina umukino ushobora kuzisanga usigaye muri wenyine. Hano ibintu birakomeye pe. Bishe ibintu by'imigabane. Hari iminsi umuntu agira agahinda birenze ko abantu babibona. Si ngombwa ko umuntu abwira agahinda k'abantu bose. Uyu niwe mwanya mwiza, reka mufatirane. Umwana uri wenyine. Urakoze cyane.
si wowe mbese uzongera kumbera iki kuko ntacyo mbona gusa numva nanjye ndi kumva nkaho nakabaye njye ari kumuhora kuko No, oya. Sike. Hari yabuze gatosha. hano utemerewe kunyura utatumiwe